Amahoro amahoro, turabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, kandi tubifurije umwaka mushya muhire wa 2024. Turi mu gihe cyo gushima Imana ko Imana yaturinze, nubwo mu bibaho byose mu bihe byose tuba dukwiriye gushima Imana, ariko dushimiye Imana yabanye natwe muri 2023 ikatwinjiza mu mwaka wa 2024 tukibasha guhumeka. Imana yacu ibishimirwe, kandi rwose ukuboko kwiza kw'Imana nk'uko kwabanye natwe muri 2023 ukomeze kubane namwe ndetse natwe. Imana y'amahoro ibahe ibibanezeza, inshuti zacu, abantu badukurikira ahantu hose ho muri. Imana y'amahoro ibahe ibibanezeza, ibagure abababaye, bahoze bishimye, ikomeze kubateza intambwe. Imana ibabere igisubizo. Reka dufatanye amagambo yanditswe mu gitabo cya Habakuki, ni 30 turi busome, uwa 17 n'uwa 18 n'uwa 19. Haranditswe ngo: naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyere imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Amena. Ni ngombwa ko dushima Imana mu bibaho byose. Imana ishimwe yabanye natwe pe. Hari abantu benshi bagiye, hari abantu benshi uyu mwaka utabereye mwiza, ariko ni ngombwa ko dushima Imana mu bihe byose, mu bibaho byose, kuko ntacyo twarushaga abo bantu bagiye. Imana yarabyemeye, kuko mu isi turi abashyitsi, turi n'abimukira. Mu isi si iwacu, buri wese igihe cye nikigera azataha. Imana rero ikiduhagaritse ikemera ko tuganira nka gutya, Imana ibishimirwe kubwo burinzi bwayo. Kandi navuga ngo abantu bose mwagize ibibazo, ntago turi mu isi, ibibazo ntabwo bibura, kandi nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Kwa Yesu gusa niho tuzagira amahoro asendereye, ariko tukiri mu isi ntibikunda, kubera ko uyu munsi ubasha kugenda ahatambika, ejo ukagenda ahazamuka, ejo ukamanuka, ejo bundi izuba rikava, ejo bundi handi imvura ikagwa. Mbese ibihe bihora bihinduka, kandi uko bihinduka bigenda bigorana nyine. Ariko muri ibyo byose Imana ishimirwe cyane ko yabaye mu ruhande rwacu. Ibyabayeho bibi twihangane dukomere, ni mu isi, iminsi mibi ntihora ku muntu. Imana yacu rero nishimwe iduhaye aka kanya ko kuyishima twifatikanyije twese. Ndabizi ko buri wese mu rwe ruhande afite ishimwe mu mutima. Wenda n'ibyakubayeho byose byavuye mu rukundo rw'Imana, kuko Imana yarabyemeye ko bikubaho, Imana yarabyemeye ko bimbaho, Imana yarabyemeye ko biba ku bandi. Ibigeragezo mu isi ni rusange, ntago aba ari wowe wenyine. Wowe ushobora kurwaza umuntu undi akamupfusha, wowe ushobora gutakaza akazi, undi nawe akaba agafite ariko cyangwa se akaba ari umushomeri w'igihe kinini. Murumva ko rero mu isi bihora, ntago byahora ari byiza ibihe byose. Imana y'amahoro icyiza cyayo ibiturindiramo. Imana rero ishimwe. Ni ngombwa ko dushima Imana mu bibaho byose. Uyu mwanditsi rero yaranditse aravuga ngo naho umutini utatoha
ngo n'inzabibu ntizera imbuto, nta kabuza ko nishimana Uwiteka Imana yanjye. Naho ibyo wagambiriye gukora bitagenze neza, ariko nta kabuza ko wishimana Imana yawe, kuko nubwo bitagenze neza ariko uracyariho, uracyahumeka. Nta kabuza ko wishimana Uwiteka Imana yawe. Naho inzabibu zitakwera, naho ngo amashyo yashira mu biraro, muri make ibintu bikagushiraho ugasigara uhagaze, kuko mu isi ubutunzi bwitera nta mababa. Ushobora kuba ufite ibyuzuye ukareba ukabona ntibinashoboka ko hari ikintu wabura, ariko ubutunzi n'ibyo utekereza byose bijya bishiraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko hari ibyiringiro ku muntu wubaha Imana. N'iyo bigiye aravuga ngo uko byamera kose Imana yabyemeye, nta kintu na kimwe kimunyeganyeza. Arakomeza agakomera kandi agashima Imana, kandi akagumana ibi byiringiro twasomye ku murongo wa 19 havuga ngo Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ngo kandi ibirenge byanjye azabihindura nk'iby'imparakazi, ngo kandi ngo azantambagiza aharengeye hanjye. Uyu muntu niyo yagira ibibazo bingana gute, aravuga ngo nubwo bigenze gutya, ariko ndabizi ko igihe kimwe Imana izampagarika ahakwiriye hanjye, ibirenge byanjye izabihagarika mu mashimwe. Imana ishimwe. Birashoboka ko nawe ubu turi kuvugana ibirenge byawe bihagaze ahirengeye hawe, uhagaze mu mashimwe. Imana ishimwe, twifatikanyije nawe gushima Imana. Ariko biranashoboka ko hari uri mu bibazo, hari uri mu marira, hari uwabuze abe. Ubu birahari cyane rwose. Birashoboka ko waba uri kutwumva cyangwa se ukazumva kino kiganiro ariko ubabaye. Ariko reka nkubwire ngo ihangane ukomere, ntabwo ari uko bizahora. Hari umunsi Imana izahagarika ibirenge byawe aharengeye hawe, yongere gutereke mu mashimwe. Byonyine kuba ukiriho ni ishimwe rikomeye. Uzirikane ko hari abantu bajya bava mu rugo ntibagaruke, bagatahira muri moruge, imiryango yabo igahamagarwa bakavuga ngo wa muntu birarangiye. Ibyo bintu bijya bibaho, ayo matangazo aratangwa, n'uyu munsi yatanzwe, na n'ubu turi kuvuga ibi hari ari gutangwa. Ariko kuba ugenda ukagaruka iminsi 360 n'ingahe irangiye, uva mu rugo ugakora ingendo, abana bakajya ku ishuri bakagaruka, umutware wawe akajya mu kazi akagaruka, mufasha wawe akagenda ukabona aragarutse, inshuti yawe ukamenya amakuru y'uko iri aho imeze neza. Ayo ni amashimwe akomeye cyane. Imana rero ni ngombwa ko tuyishima mu bibaho byose. Ni ngombwa kushima Imana. Warwaye ni ngombwa ko ushima Imana, ko Imana iba yabyemeye. Wagize ingorane runaka nyinshi cyane zo mu isi zitandukanye, ni ngombwa ko ushima Imana, kuko nubwo biba bigoye ariko ni ngombwa ko ushima Imana, kuko iba yabyemeye ko bikugeraho. Ibyo itemeye ko bikugeraho irabikurinda, ariko ibyo yemeye ko bikugeraho ujye ushima Imana, uvuge ngo Mana, nubwo ibi bimbayeho ariko ndagushimiye yuko bivuye mu rukundo rwawe, kuko Imana ni umubyeyi, ntago yatwanga, ihora idukunda. Urukundo rwayo ruhoraho, kandi urukundo rwayo ruhora ruryoshye, kuko hari ibyo ushobora no kubura ukabitakaza Imana yabyemeye, wenda nta n'umugisha wawe wari ubirimo, wowe ukarira ukababara ukavuga ati ariko se kubera iki mbuze ibi, kubera iki natanze umwanya wanjye, igishoro cyanjye nkaba mpombye gutya, ni kubera iki abana banjye mbabuze, ni kubera hari impamvu Imana iba yemeye ibyo bintu bikubaho. Iyo mpamvu kubera ko Imana nta muntu ujya uyibaza ngo Mana uragira ute, ikora icyo umutima wayo witumye, icyo ishatse nicyo ikora, kandi muri ibyo ishatse ko igukorera yo ibibona
ibibona kuri wowe, ibibona ko bigukwiriye. Ni ngombwa rero ko ushima Imana mu bibaho byose. Nanjye ni ngombwa ko nshima Imana mu byambayeho byose. Twebwe twese ni ngombwa ko dushima Imana mu byatubayeho byose. Icy'ingenzi gikomeye ni uko tugihumeka. Imana ishimirwe rero uburinzi bwayo bwabanye natwe, nubwo hari ibyo tutabonye, nubwo hari ibyo twifuje muri 2023 ntitubigereho, nubwo hari ibyo twatakaje, ariko Imana ishimirwe ko ikiturinze, kandi ishimirwe ko igihe kimwe izaduhagarika aharengeye, ikaduhagarika mu mashimwe, kandi Imana ishimwe kuko niyo mbaraga zacu. Imana niyo buhungiro, niyo murinzi wo kwizerwa, niyo iduhoza amarira, niyo itubabarira ibyaha twakiraniwe, niyo itugwizaho imbaraga zayo tukaba tugihumeka. Imana ishimwe rero, ni ngombwa ko tuyishima. Wariye ni ngombwa gushima, utariye ni ngombwa gushima, wabuze akazi ni ngombwa gushima, kuko muri uko kubura akazi umuntu ashobora kukubaza ngo igihe umaze mu bushomeri, ugakora bije y'amafaranga wakoresheje kandi nta kazi ugira. Umuntu akakubaza ngo waba warayavanye he? Ntushobora kubibona, ntiwabibara. Nawe ubona Imana iguhaye manu, ubona ikubeshejeho, ibyo bikagutangaza. Rero uhumure ukomere. Niba warabuze n'abawe muri uyu mwaka, uhumure ukomere. Imana niyo yabigizemo uruhare, niko yabishatse, kubera ko bagomba gutaha nyine. Igihe cyabo cyari kigeze, Imana ikabyemera ko bataha. Kuko igihe kizagera nawe ugende, nanjye ngende, n'undi wese agende, buri wese afite igihe cye, nubwo bigorana kubyakira, ariko ntukihebe, ntukiganyire, ntukange Imana. Imana ntikaguhindukira umwanzi ngo kubera iki Imana iba yabonye ko ibyo bintu bikwiriye. Wowe rero yarinze, ni ngombwa gushima Imana. Ibyo utabonye muri 2023, Imana ntihinduka umwanzi wawe, yiteguye kubigukorera muri 2024. Icy'ingenzi ni uko yakurinze ukaba ugihumeka. Urahiriwe cyane. Ugira ibyiringiro nubwo ubona ko bidashoboka, ariko ni Imana y'ibifite imibiri byose, kandi nta kintu kijya kinanira mu gihe cyashyizweho nayo. Nta kintu cyayinanira mu gihe cyayo, nta kintu kidashoboka, nta burwayi buyinanira, nta buzima itahindurira umuntu, nta mateka Imana itagishobora guhindura, nta madeni na rimwe Imana itagishobora kwishyura. Birashoboka ko ufite amadeni menshi, ukaba warayafashe ugira ngo ugire icyo wageraho, ariko Satani akagenda bivangavanga, ukananirwa kwishyura ayo madeni. Uhumure, nta deni na rimwe Imana ijya inanirwa kutishyura. Iyo wabanye nayo ukayegera, Imana ni umubyeyi, itwishyurira imyenda yose, itubabarira ibyaha, yananirwa ite kutugirira neza. Ni ngombwa rero ko dushima Imana, naho imitini itakwera, naho tutakweza inzabibu, naho inshuti zatuvaho, reka twikomeze ku Mana yacu, kuko niyo murinzi wo kwizerwa. Umuntu yabasha kukubeshya ko yaguhoza amarira, ariko akaguhoza uyu munsi, akaguhoza ariko ejo akakuriza. Ariko Imana iyo yaguhojeje iraguhoza, ikagusiga, ikakugirira neza, ikaguhisha, ikakwambika imbabazi zayo nk'ikamba. Ni ngombwa rero ko dushima Imana. Wa mutima wanjye we, shima Imana. Wa mutima wawe we, ubwira uti shima Imana. Ririmba indirimbo z'amashimwe, kuko ni ngombwa gushima Imana. Yarahabaye, yabaye mu ruhande rwacu, yaradukingiye, yasibye inzubo nyinshi ku buzima bwacu, yaduciriye akanzu, yaturwaniye intambara twari tuzi n'izo tutari tuzi. Imana ni ngombwa ko tuyishima mu bihe byose. Imana y'amahoro rero ikomeze kubagirira neza, kandi ibagurira imbago, kandi ukomeze ugire ibyiringiro, kuko Yesu wacu ni ibyiringiro bidakoze isoni. Nta muntu ujya umwiringira ngo akurwe n'isoni.
ushobora kureba ukabona zigiye kugukora neza, ukabona birarangiye, ariko Imana ikunda icyubahiro cyayo, uhumure ntabwo yagukoza isoni. Mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana atwaranire muri mwe, kandi Uwiteka akomeze gucisha kugira neza kwe imbere y'amaso yanyu. Muri abahiriwe muri 2024 mu izina rya Yesu Kristo. Amen.